ndishimye rero nsanze muri hano, ntabwo nari nzi ko muhari, ariko ntabwo nagenda ntabasuhuje kameme. Harimo abana, nabyishimiye, abana bato, urubyiruko. Kera habagamo n'abubatsi benshi, none basigaye ari bakeya. Namwe muzakura mwubaka. Ntabwo mperuka byinshi, ariko njya mbibona ibyo mukora. Hari urubuga rwanyu mbaho, ntabwo muri kure cyane y'ibyo babifuzaho cyangwa tubifuzaho, nuko mutarabigeraho. Murakora iki? Murabigeraho, nta nubwo muragera mu cya kabiri, nuko ntazi imibare, ariko n'icya kane ntimurakigeramo. Ariko gahoro gahoro ni rwo rugendo, gahoro gahoro nirwo rugendo. Hano harimo abanyeshuri benshi, harimo abatari abanyeshuri se. Ni bande biga muri advanced level? Mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu. 1, 2, 3, 4, 5, harimo n'abambeshya. Okay, ikibazo nari ngiye kubabaza ndakiri. Tega amaboko neza, ariko nta kinyabupfura ugira. Ibyo ufite ubifite n'iki? Bizabyara iki? Nawe ukaba iki? Muri community hariya mu gihugu. Ubu ukiri umwana, uba uri iki? Icyana. Uba uri icyana. Cya cyana cyo kwa Kalisa ntacyo mumbone. Bivuga ngo ibyo uzi byose baba barakubye n'iki? Na zeri. Mukiri umwana ukaba umugabo cyangwa umugore mu cyiciro. Niyo mpamvu muzaza neza, ubundi muzaza mugatenda kugeza igihe bitarangiriye. Kubera iki? Uyu munsi si cyo cyumweru, ejo si akazi. Hariya hagirayo ibiri, abafitemo akazi, sibyo? Kuva saa moya kugera saa 11, ariko ari hano. Kandi uyu munsi ni iki? Ni ikiruhuko. Ntibikuye ko afite inshingano mu rugo, afite umwana se ntakeneye ako ka discipline twavuga, ntakeneye ejo kuzambara utwenda tumeshe, akeneye byinshi. Ariko akavuga ngo reka umwanya wanjye nikoreshe kugira ngo mfatanye n'abandi bana, mfatanye n'urubyiruko, tugire aho tuva, tugire aho tugera. Warangiza wowe ukaza, ndi umukobwa mugiye ngo nameze n'amabere, nazagira umvuga nuko ngo ihene. Muze kwitegereza ni masanga nayo undi ubona atari umwana mwiza kurushaho, yavuga ngo nuko cyabaye kiba cyagiye kwiga imico mibi hehe. Mu bantu twatangiranye hano hasigayemo nk'abangahe. Haleluya, rezera n'undi muntu ndabonye hariya. Ariko ntibikuyeho ko ari iki? Bivuga ngo namwe muzatera imbere, abandi bakora iki? Bazi basange rya zina, ntimuzarisenge. Tuvuze iminota ingahe? Yewe ni iminota kugira mu bantu banagize igisigo. Haleluya, rero twaratangiranye, yabaye umupapa. Nawe mumushimire amashyi. 1, 2, 3. Bararengeje. Hari akantu gasigaye kabaho ngo umwara yakobokeye. Yego, haleluya, nawe Girundi yarayikobokeye. Yatangiriye hasi, abantu bari bakeya, abantu batabyumva, ibintu bihuza urubyiruko, bagakeka ko abana b'abahungu baje kunywa itabi, ko abana baje guhura ngo banywe itabi. Rimwe na rimwe Emmanuel na Sandrine bagataha bafatanye gutya, bageranya kigomba ati dore za ndaya, kubera ko bafatanye, sibyo? Niko gukoboka tuba tugira gute? Ntekereza ko turacyafitemo impano nyinshi. Ubushize bambwiraga ibijyanye no gutegura ibirori, hakazamo MC, hakaza uvugira inka, hakaza ku buryo dushobora gufata ikiraka cy'ubukwe tukagikora byose, ibisabwa byose. Yewe ndi umurezi, ndi umuyobozi w'ishuri wungirije ufite ibintu ashinzwe.
hari umwana natangiriyeho kurera afite gurupe ijya gusa nk'iyi ariko we yayigize kampani mu mujyi. Bakora iki? Bahositinga, bakora serivisi zose mu birori. Ufite ubukwe, inama z'abameya, imiti byose, amahugurwa, urababwira bo barazi, bari tayari. Serivisi, MC, protocol, byose biba ari ibyabo. Kandi ugibye mu mani mwebwe byabananira se? Twaburamo MC hano w'umuhungu cyangwa umukobwa, ariko aravuga iki, arakivuga ryari? Ntabwo ari ibintu bapfa kuvuga gutyo gusa. Uriya mujama rero ngo aravuze ngo mumuhija umujama se nini? Ninde wazongera kuguhikira akazi? Hari uburyo nyine ibicyo uvuga ubivugira hehe cyane. Serivisi gufata fanta ugaha umuntu ukamupfundurira byabananira se? Ariko ntabwo ari byo, urampfundurira washyizeho n'intoki se atwara gute? Ni ibintu nabyo tuba tugomba kuba tuzi kugira ngo nyine bizatugeze aho tugomba kugera. Ababyina gakondo, kubyina abakobwa b'iwacu, abo bagomba kuba bahari 6 barahagije, abandi bakaba bakoma amashyi, abandi batera, sibyo? Ejo tukazagira ubundi tugasaba ikiraka, tuhe ikiraka mu bihumbi 10 tuze tubafashe byose, mwebwe mwiyicarire 10 se ntibibaye. Ariko abana bacu batari hanze, batarimo banywa urumogi, batarimo bakora bya bindi bibi, murabizi kondesha, mubizi sha abantu nibyo rero. Ndabakunda, nakwishimira kubona nyine mwateye imbere muri abantu bakaze, kandi bizakunda nimutivumbura mukajya mwumvira ababashinzwe. Numvise ziberavuga ngo hari abashinzwe biriya na biriya, mukabumvira bizagenda neza. Murakoze, umugoroba mwiza.